Mbanje kubasuhuza mwese mukomeje kudukurikirana umunsi ku munsi, nanashimira wamaze gukanda kuri subscribe, like na share. Nawe utari wakanda ndagushishikariza kuhakanda kugira ngo ubashe gukurikirana ibyo tukugezaho umunsi ku munsi. Ubushakashatsi, ubuvumbuzi, ibyashakishijwe abandi batabashije kubona. Muri kano kanya tugiye kurebera hamwe icyo ubushakashatsi buvuga ku rukundo. Ubusobanuro bw'urukundo, abantu basobanura urukundo uko babyumva. Uyu aragira ati urukundo ni ibyiyumviro umuntu agirira undi kugira ngo banezererwane muri ibyo byiyumviro bafitanye. Gusa hari abadatinya kuvuga ko urukundo ari ukurindagira k'umutima, ukarindagirana n'uwo ukunda muri urwo rukundo, ngo kubera ko ntibabasha kumva uburyo umuntu ashobora kuva ku mpera imwe y'isi akagana ku yindi mpera y'isi agiye gushaka umuntu bakundana batari bahura cyangwa batari babonana na rimwe. Ariko ubushakashatsi bwakozwe n'impuguke zo muri kaminuza ya Syracuse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavumbuye ko urukundo rudaturuka ku mutima nk'uko bisanzwe bivugwa, ahubwo bwagaragaje ko ruva mu bice bimwe byo mu bwonko. Ubushakashatsi bwakozwe n'itsinda ry'abahanga ryari riyobowe na Stephanie bwagaragaje ko iyo umuntu akunze hari ibice bigera kuri 12 byo mu bwonko biba birimo gukora. Bakomeza bagira ati ibi bice ngo bisohora imisemburo ituma umuntu yishimira cyane uwo akunda, hanyuma iyo misemburo ihita igira ingaruka ku myitwarire y'umuntu nk'uko abakoze ubushakashatsi bakomeza kubivuga. Urubuga rwa Science Daily dukesha iyi nkuru rukomeza ruvuga ku bushakashatsi kandi bwanagaragaje ko umuntu ashobora gukunda mu gihe gito kingana na 1/5 cy'isegonda gusa. Stephanie wari uyoboye itsinda ry'abashakashatsi abajijwe nimba urukundo ruva mu mutima cyangwa ruva mu bwonko. Umushakashatsi Stephanie yagize ati icyo ni ikibazo gikomeye, ariko navuga ko urukundo ruva mu mutwe hanyuma umutima ndetse n'ibiva mu mutima bikagera mu bwonko. Yakomeje atangaza ko hari ibimenyetso bimwe na bimwe cyane cyane amarangamutima abantu bakeka ko bikomoka mu mutima nyamara biba byavuye mu bwonko. Abashakashatsi kandi bavumbuye ko iyo umuntu yatwawe n'urukundo ngo aba ameze nk'umuntu wanyoye ikiyobyabwenge cya kokayine. Itsinda ry'aba bashakashatsi rivuga ko buri bwoko bw'urukundo rufite igice cy'ubwonko cyihariye ruvamo. Nk'urugero batanga ngo urukundo umubyeyi akunda umwana ntiruva hamwe n'urukundo rw'umusore n'inkumi cyangwa urw'abakristo bakunda Imana. Benshi bagaragaza ubusobanuro bw'urukundo butandukanye, ariko kuri ni ubusobanuro bwarwo ni ukwitonda. Icyo dusabwa ni iki? Ku rukundo ababyeyi bakunda abana, babyeyi murasabwa kubaha urugero rwiza mutabarakaza kugira ngo batazinukwa. Namwe bana mwumvira ababyeyi banyu muri byose kuko ibyo ari byo umwami ashima. Biboneka mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 20 kugeza ku wa 21. Si n'ibyo gusa, ku rukundo umusore akunda babanza kureba igice cy'ubwonko cyateye urukundo kugira ngo bavure neza abarwayi bafite ibibazo bitewe narwo. Stephanie yatangaje ko umuganga nabasha kumenya impamvu umuntu akunda n'ikimutera kubabara bizoroha kumuha umuti. Mu gusoza, umuhanga mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 13 aragira ati nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Mu gusoza, reka mbashishikarize gukunda bagenzi banyu nk'uko mwikunda, kandi wibuke ko burya amahoro azahabwa abahesha abandi amahoro. Naha dusoreshe njye wabagezaho ibindi nkuru nziza Joseph cyangwa Jeff. Iyi ni Jeff TV. Ciao, bye.